Muraho, uyu munsi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc irasubiza ibibazo mwibajije ku kijyanye no kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ariyo mutuelle de santé mu byiciro. Irabisubiza ifatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Nitwa Kwihangana Gustave mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Hatwe nk'abaturage dufite ikibazo dushaka ko mudusobanurira nko ku buryo umuntu yakwishyura mituweli ku mafaranga make make atatangiwe rimwe. Umunyamuryango wa mituweli ashobora kwishyura mu byiciro cyane cyane iyo tugitangira umwaka w'ubukangurambaga. Umwaka wa mituweli wo kuvuza utangira ku tariki ya mbere kwa karindwi kwa tariki ya 30 z'ukwa gatandatu, bivuga ngo kompleze kwa mbere kuza mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ukurikira tuba dushobora kwishyura umwaka tuzatangira mu bihe bizaza. Bivuga ngo icyo gihe umuntu aba afite uburenganzira bwo kwishyura mu bice. Iyo yishyuye mu bice rero biramufasha kugira ngo yishyure makeya igihe cy'umwaka cyo gutangira umwaka kizagere yamaze kwishyura amafaranga yose asabwa, bityo abashe kwivuza bitamugoye. 55% by'umuntu abyemera kubyivurizaho kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ya ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12, hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ukamusaba ko yuzuza 100%. Yenda reka dufata abantu 5 kuko byakoroshya imibare, abagomba kwishyura 15. Iyo yishyuye 12 icyo gihe aba yemerewe kuba yakwivuza. N'ubanga abantu 5 bose barivuza iyo bishyuye 12, ariko bigeze mu kwa mbere bisabwa ko bishyura byandi 3 bibura kugira ngo bakomeze kwivuza.